sasa ntangiye ikiganiro mfite vibe bikumva ashaka guseka ariko kandi kuyapfa huyu kigenda nk'igitero akoze none mana yanjye byakugendekeye gute uwitwa Bwenge ariwe se wajya kugena Noheli yarahagararanye n'umukazana we Uwizeye Kereri. Abantu bose rero bishimye, ariko bishimiye ishyinguriro rya nyakwigendera nako gutabarwa kwiwe. akoze turetse kubeshya uyu nta kintu atinya. Abaca umugani ni ijambo ry'ubwenge. Uranga umugabo ngo umwobo ngo ashobora kwinjira muri wenyine, ngo nimva gusa ahandi hose no mu birombe, aba mu birombe usanga abandi agivuga ibyo mbona inkuru y'abanyeshuri bataye muri yombi maze Oswald ati nyamara izi ngizi ni ingaruka zo kurera baje. undi muntu ni umurezi ati bonjour, ku ishuri wacu prefe ushinzwe amasomo yatse telefone umunyeshuri amubwira ko azayimuha kuwa kane azanye umubyeyi. Umunyeshuri aramubwira ngo urimo kwikinira, icyo nzi cyo ndayitahana. Prefe ati bampa inkoni nkwereke. Umunyeshuri ati ushobora kuyizana akaba ari wowe uyikubitwa. Ati twarumiye pepe. Uyu ni umwarimu. uri guseka ibyo se none kuyu nguyu bamukubise ikaramu mu jisho. wacecetse ko yankoreye ibara. Sasa huyu kumbe mjini njo na akili. Kose birashimisha. Game over. Babarira nagwa n'ibyishimo usanga nta munwa wanjye wariwe. Usura abana ngo use tuvuga yuko ari akagirifura. Iyi ni girifu. Bakundi bajya gusubana bahumirije. Babarana mbaza ngo nandi muri iyo muri. Baruhumirije. Ega ndaho ufite ububwa bwinshi. Bavandimwe banjye rero nkurikije ibiri kuba kuri iyi mihanda, bakunda gukoresha ijambo ngo ni discipline. Discipline ikubiyemo byose, kwa kwifata, cya kigare wari ugiye kujyamo, bya biyobyabwenge bagushukaga ngo ujyemo, za nzoga za weekend zikwicira akazi ku wa mbere, n'ibindi byinshi wakwigomwa kugira ngo utegure ejo heza hazaza. Uyu mubiri tubamo tuzawusaziramo, ntabwo tuzagera aho baduhindurira baduhundi. N'abaganga iyo bahinduye bashobora guhindura inyama imwe ariko ntabwo bahindura umubiri. Ugomba kuzasaziramo. Nuwica ubu ngubu uzabyishyura ejo, nufata neza ubu uzabamo neza ejo, n'abana bawe bazakwishimire ko uri umubyeyi utanga urugero rwiza. Reka mbasabe rero urubyiruko tugire ikinyabupfura, discipline, twirinde inda zimburagiye zitateguwe zitateganijwe, baba abazisama n'abazibatera. Kandi buriya bajya bavuga ngo ziterwa n'abantu bakuze, twasanze benshi ahubwo bazitera ni bagenzi banyu abahungu bimwicaranye. Sinabonye aka video se bafashe akihagera ukuntu bahoberanye bikomeye cyane, harimo urugwiro rukaze. Wakabonye nawe? Nakabonye. Harimo urugwiro rurenze. Oya kuriya nanjye nshobora guhobera umuntu wenda nkawe ukampobera nkaguhobera, hanyuma tukanywa twamara gusara ejo ukazihamagara kwa Murangira. oya ibyo nabyo mbivuyemo. Wigeze kumbwira ko utari papa n'ubundi ariko kuki unyihakana? bo none se nzemera ibidahari. Mbona dusa. Okay. Burya abantu bashobora gusa, niyo abantu bagendanye igihe kirekire abantu bashobora kubabonamo ko basa. Wabonye ko n'itungo tunzi waba umwanya muremure iyo rinyuze ku bantu bari kubonamo. Wowe utunze iki? Ndagiyewe nditunze. Utunze irihe tungo? Itungo ryo nditunze pe. Nditunze. Nta nimbe bihari wawe. Cyokora ayo nagatunze wenda ari muri za Zingaro. Cyangwa bamucoma nibo bayafite.
Elegani nuko rero tuba turatungu ikintu sinashaka kukivugaho ndakubaha urabizi ariko nongera kukubaza ku kintu cyanjye ukakivugaho gikritika nk'umuntu nubahaga nzakubahuka wowe mu myaka 50 urajya kunyita gute ngo wakoze umufana niyo naguze Dalton kiwe nzi mufana afite imyaka 7 afite 52 ni mukuru cyane ngaye baze rero gusanga uburigende bwawe n'ukuntu nakubahaga ugiye gutuma kano kanya mita mbito ukamubahuka nkakubahuka ushake usabe imbabazi bitari ibyo uraza kwicuza kari akantu wavuze gusa bamenye ubwenge bw'umuriro bawuzimya hakiri kare ati abanyamakuru barahiye turiyunze mbese biriya nabyo birasobanurwa Ukivuga ko birasobanurwa mama ndumbaza menshi ariko kwa Elementi siko bimeze ibyaha biracyari byose njyewe bibaye byiza njye ntabwo nakongera gukora na Elementi kiretse Elementi twumva ahinduye ibintu dore n'ikiza nuko yabaye umuhanzi uwo mwanya ntabwo azongera kuwubona wenda wo gukorera abahanzi ikindi Elementi buriya agira ikintu cyo niba nabwita ubwana ndastendiga ko ngo Elementi bari uzabibakorera njye ntabwo azabinkorera nari declare oya ntabwo Elementi ntabwo njye azongera kunkorera indirimbo kubera iki wahe kubera ko cyangwa there is something na something yindi iri deep ariko nuko ntekereza ko njyewe wenda yamano yaraje arabivuga abantu bahita bamwita umusazi n'ibiki ariko njye ntekereza ko Element ele akeneye gucilinga akabanza akareka kubyimba mu gaki akamenya ko music ari yazamuye urwego yazamuye level yazamuye amashati kumbe mjini ndio na akili aha tukiri kuri ibyo mu gihe twari duhugiye ku yindi nkuru yatunguranye y'uyu ngo igisasu cya Soba Living cyaturitse Jimmy Muyumba akurikiranweho na Amerika uburiganya bwa miliyari 53 uyu ngira ngo muranamwibuka ngo ni pare w'abahanzi ako kanya akora indirimbo yitwa Gatako ntabyo uzi ndabizi ibyo bamwe bajya babyihakana bayikoze ariko ni jewe wafashe Chameleone njya kugura inzoga njya tujya muri studio ndaza gupostinga video ze z'icyo gihe turi muri studio Chameleone arimo kubyina nanjye nawe mbega kumubaga wamungane wa Yohana ati nyuma y'igihe kinini harabuze umuganga wiyemeza kubaga birangiye DJ Pius akoze icyitwa Cesarienne nyamara gusaza neza kwimakaza ubuvanganzo ubwenge n'amahoro bituma usaza utanduye mu mutima no mu bikorwa umunwa wuzuye ibinyoma undi nawe ntagutinzamo abashyizeyo zino videwo ngo namwe muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura nawe ubwawe amaraso urumva adatera neza urumva umutima uteragura kumbe mjini ndio na akili utapiga hela DJ wacu nawe ati umva nkubwi n'abatabizi bumvireho aturi umugabo mubi uri ikigwa kwiyitirira imirimo utavunikiye mu buryo bw'imbaraga ndetse n'amafaranga bamwe ntibatinya no kumwita manager w'ibihe byose wabayeho umuziki wo mu Rwanda numwe mu bagabo navuga yuko bafashije abahanzi benshi cyane kuzamuka benshi numwe mu bagabo navuga yuko bakomeye mu muziki w'u Rwanda ntabwo ibyo ngibyo nabica ku ruhande ariko numwe mu bagabo ushinjwa kwiyitirira ikintu cyose kibaye mu muziki w'u Rwanda sasa ntabwo nabura kubivuga abantu bose bamushinja ko nk'ubu
Kumbe mjini ndio na akili tu. Iki gitaramo byataramo ndogenda shibo. Nakunda alivyo na dharau. Sasa mnyama alikuwa anacheka. Biri ko. Ubari igihazavuga ati byaratuvunya zabiteguye. Icyo kintu abantu benshi bagenda bamushinja ko ariwe muntu wabiteguye. Manager ishuka ndayisibye ndabivuguye. Muguye nk'iki. Urugero yewe mana natangaga nawe ntukajye uzi ko nka ari ukugereranya ariko uriya papa ni umudanje ngenda mwemera umuziki urababaza amarangamutima mu buryo bw'amakashi kubona umuntu wabitindamo akamaramo igihe kingana nk'iki of course dukora amakosa hari ibyo twica hari iki n'iki ariko ni umudanje kuba ari mu bintu tukabikora bikaba bikagenda n'ibidanje akose ko ari n'amakuru avuga ko ngo mwapfuye bano bakobwa. Nakubwiye ko kuva kiriya gihe kugera n'uyu munsi njyewe ntarahinduka ndacyari inshuti ya Sharina Nina umuntu wanze kuko tuba inshuti ni muyobozi uracyari nanga kuba inshuti nawe oya ntago turi inshuti ntago tuvugana urumva tuvuganye gute se ubu twavugana gute twavugana iki twavugana iki yirirwa buri munsi agenda avuga amagambo atari meza ku bantu twavugana iki njyewe nawe twakwicarana ubu twavugana iki tugasabana imbabazi nta mbabazi zenyeneye ntabwo mwakwiyunga habaye hari impamvu we nta mpamvu yo kwangana n'umuntu uwo ari we wese nta n'impamvu ariko yo kwikurira umuntu utagukunda aha ku mihanda haba hari byinshi mugiye watunguwe na Mugabe Robert umunyamakuru ukomeye dore ko yasezeranye nyuma ya Robert Makena kabaye ingoma nyuma yuko kuri uyu wa kane tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 hari hateganijwe ubukwe bw'uwitwa Uwiduhaye Sandrine mu myaka 24 ariko bukaza gupfa nkuko abaturage bagenda babisobanura. Naha twari dufite umukobwa wagombaga gusezerana uyu munsi kuri 25 mu murenge, hanyuma bakava mu murenge baza gusaba birangira n'ubundi batubwiye ku munsi wo kuwa kabiri ko ubukwe bwapfuye. Ari buza gusaba bakajya no gusezerana mu murenge. Mama wari kurira ari mu gahinda yamubeshye ko yize kaminuza agiye kurangiza kandi ndiga mu wa 3 segondere. Ngo se mwari mumuzi? Ari tumuzi yaje hano rimwe yaje gusura umukobwa. Ngo umukobwa ntiyabwije umuhungu ukuri. Yamubeshye ko ngari inkumi ngatabyaye arongera ngamubeshya ko ngarangije ngo kaminuza ahita muhamagara mubwira ko ubukwe bwapfuye. Nyitegura aririmbanije n'imitobe twaranyweye n'ibishara n'abantu twari tuzi ko umunsi turuwe twakeye ya imyenda yagomba kubaka ikidara bagomba gahunda yose uko ipangwe y'ikirori yarateguwe. Yewe n'abagombaga guherekeza umukobwa imikenyero bari barayizanye barayishyizaho barayiteguye biteye agahinda cyane. Twebwe twaritanze ntako tutagize kutubwira ko tuzahera ku muhanda kwa Jado ngo turi kubyina ngo tsunami. Hakose dukurikije ibintu biba biri kuri iyi mihanda nta kintu wakwibwira. Cyabana ukazajya umbangamira ku buryo wambwira kubana n'umugabo. Kubera iki mutabana? Ingaruka ndazizi. Busiri ryinyo niko navutse meze. Umugabo ari kuvunye. Ireba yewe uyu munwa niko navutse umeze. Ni umugabo gukubise nawo. None senzo kubona wamarira kiri yose kuri Esther. Wakihanganye ko kugabuza nzo. Amazi arenza kobo. Nkaba naranabonye iyaka yari kumwe na mama Sandrine. Mama Sandrine nawe utuki. Kubura yari Mama Sandrine tumugishije. Urabahizi ntabwo bagufatanyije n'ubuzima bwo kwa rurimo. Ubundi wari kumwemera ko tuvugisha ukuri mwabana. Tabira umudamu rwose umudamu mwiza nk'uyu bahizi yigunze. Kubonye yaranagira ubwoba. None bintu mure y'ubusa. Chanzo vura umuntu w'umugabo.
kujya mwubaha ubundi umuntu aguje n'uyisigwa byavamo neza ra ariko twajyana n'urugo uzi njyewe ikintu nakorera ngena rero bari abana bawe apana imwe Esther buretse manze ngira urumva uyu asha kuki ariko kumbe mjini ndio na akili izo mukora ibyo mwese uri kunuka nakunda alivyo na dharau sasa juu mnyama mba nyine mbabwiye na hapo kapiga hela kapita hivi kulima kuba ngo tubane ayo mabombe nko mwijoro wakubita nkangaye mnyama ni kiumbe sasa kwa Kiingereza tunahitaji eti wale watiga vumbi Eregani nuko nguko byifashe ku mihanda yacu. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe munsi, like, share na comment.